ubundi abantu b'iyi minsi ngiye muransetsa. B'iyi minsi si kikandi. Muransetsa mugakabya ndetse. Bagusetse se gute? Nta nisoni nzabwo rero naratse amafaranga yanjye ngo nigurire ubugari ndishe n'inyanya ukayanyuma. Bure ngo numva wakaranze inyama karitsiye yose wayihumuje. Ariko cyareka mbaze ngo bwira iki niwigira umukristo wowe. None ugenda uririmba se uzaritoragura mu isafuriya cyangwa uzaritoragura mu mutende. Ngiye no kuvuga ngo kuri uyu munsi nabyukanye akanyamuneza ko kunezerwa n'iki. None nkaho dutsiriya n'ibigambo byinshi urashaka kuneza isi wowe. Niko ndaguteze se nisubura ideni ryanjye bose bari kumva ko yewe nyishyura ideni ryanjye urumva amafaranga umuntu niba kuri mideni bivuze ko haza gutyo urarya njye uyu munsi mubwirirwa oya reka nkubwize ko sibyo niba ushe mu kwishyuza umuntu ugiza neza muri gahunda utaneje abantu ndetse mubwire Korode ntabwo dusenga hano hepfo none se ubejo nzajya kubwiriza yumvise mvuze induru uzavuga ko wariye amadeni uzavuga ko wariye amadeni aho ngaho ntabwo uri kurengera cyane inyicira umunsi mbabarira urumva kitwa n'izo nyamukaranze zinyica umva twumvikana mbabarira tuzabipanga uyu munsi warangiye nanjye naneze byo kubipanga ndava aha ngaha unyishyuye ntabwo uricara ngaha nta mafaranga mfite imbere n'inyuma ndakurahiye pe ntabwo uricara ngaha ngurya izo nyama ibiro 3 warahaye wenyine njye ndikwicwa n'inzara undimo amafaranga yanjye ibyo ntabwo biri buze gukora umva nkubwize ukuri sibyo ejo tuzavuga ibyo ntabwo biri nawe umva nkubwize ibyo ntabwo biri ukamubwiye kumvikana ntabwo nta kintu tuzavugana ndetse mujye mundebera barakajya ntacyo twakaba tuvugana nigeze abateka mu twangaha jewe ako si ubwo nk'ubwo koko wagarutse tukumvikana basi wowe Biteze. Yes mwara mabi. Bete. Bisimani kumena washishuru meza. Bisimani. Wicaye imbere y'isafuriya yuzuye ibiro 3 by'umuceri. Kwaje nana Yesu toka. Undi mideni gifu kiri kunsya. Urahise kambwa ngo bite. Ese mwana gifu niba kiri kugusya. Agenda. Nara amagambo menshi n'ishuri ideni cyanjye. Ideni se? None se ngiye ejo bone waramamagaye ndakubwira ni urabona iminsi mikuru nivamo umugabura ihwanire musha umugabura ihwanire mo bambwira wa mugabo umbwira se mabi umva mubwira kwaje nana Yesu toka nzara ko numva imereye nabi abagore b'iki gihe rero nabo barananira ubu si uyu mugore bigatetse ni ibiringiti Sheri madam we hani ariko uziko ibyo bigutetse ubundi n'amakoboyi ariko umuntu adatetse namenya ko bigenda ko bajya ubu amasani cyantegereje bityo sidi mukavuge nabi ko nibinakubera pe kibazo ariko nanjye mba nshonje none se njye nkubeshye oya nshonje rwose urabi kandi banaka oya buri gukabya cyane urumva ubishaka cyane umugore ntono reka mbanze ndeba aho bigeze ariko ha mugore nyamara ndaswapisha no zari bimeze hakoshe ariko ntabwo biba byatinze cyane mba ngira ngo watetse amakobo yagiye neza bitari nkubita ariko mujye mumenya kwita ku bagabo oya buri gukabya cyane pe banane akameza barye we ayo mfite inzara Imana igeze nshaka kurya turebana mu maso nk'iki
reba ariko ubundi turirirwa na turararana tureba ndashonje wa hindukira turebane pe ndashonje abantu uri gutinda Sako ufite inzara ojya we dore se kuri gutinda gira vuba se mbona ufite ubusabo bwiza none se nakubwiye ko nshonje itabimena amasaha yagiye itabimena bimaremo nta mwana mfite ngo turamusigira ko nta nuko mbana inda yawe ko mbona shyiraho ubundi gutyo ntubambwa ngo urabisiga mu ikoko urabuza hano wowe niba kuba watetse ubuhazi aho kabyara bizana turiye ntabwo biba byoroshye none se nk'amakuru nyine ubwo ntabwo yo kumbaza ubusa none nitwirirwa ariko uri kurya cyane pe shabira gukabya wowe niwe utari kurya wowe niwe utari kurya Karabaye. bose meze bite se salama sigaye mwamo nkaba niriye kandi ntubwira ko tubimaze mwereke ibisorori dukose turabimaze mbe namwe mwabimaze nese njye utageze ugira ikintu ngo waza kumuntu muraho ndi kuvuga ati ibyo mushigaje se nabyo ngo nanjye mumeho aha nabyo pe reka da none se boss nje kora twaduceri twanjye muri iyi minsi mikuru ndi kurya umuceri ibijumba boss kamubwira inyundo ntabwo abantu baba batunzwe n'umuyaga nayo ibyo bintu arabizi isi igenda bahuye ideni naje kugukorera inzu umaze imyaka 3 amezi 3 utarayishyura amafaranga yanjye kugeza n'izi saa none urabona ngenda baho gute reka nkwiki nagiye kindi nyana yegewe reka nkwiki igiye wamereye kirahagije reka ariko se nkwiki niba akubwiye ko n'amafaranga ufite yibageho yibageho none njye ko nayibazeho ndi kuvura igifu cye ubwo rero we ntabwo biri bushoboke umva amata ceceka ikibazo cyawe iby'abagabo ntabyo uzi ntabyo kumwinginga niba ntabifite nta kindi tware gake wa muntu mubanze mundi murame no kubiryo nese njye njanga nishimye ese uje kwishyuza uje kurya nubona ibiryo uragenda nibura nta biryo bihari ndakubwira ko nanjye dore wa mugabo duteka ibiryo ese hano urinjira inzu ni yawe injira nta kintu ako siyo rinzabuza wa mwaremo nabimaze pe hani ibi bintu njyewe byaba bagabo b'inshuti zawe ntabwo biri buveho njyewe nari nishonje pe ngerayo navuze ko mutegeze murya se nta biryo mwigeze mubona nta biryo mwabonye njyewe ibi biryo ndabyiboneye nta biryo mwabonye madamu birabarira cyakora madamu wawe ndamuha ariko wowe sero irya vuba ntacyo ugenda ese ubundi ko mbona wicaye neza hano ni iwawe cyangwa n'umugore nawe urashaka umuntu ndabona mwasoberekeranyije umuntu abanza ryune kuvuga pe reka umugore wawe arye nanjye ndye mezi 3 utarangishura amafaranga yanjye ese ubundi muryango ndahazi nawe kuma uzagukora muzagukora ibyo biryo nanjye nari ntararya wamaze nukuri kw'Imana nari ntararya umaze kumva ko nabiryo mwegeze mubona none se ibyari bihari byo kubiriye twe ntabwo ari ibyanyu wowe rya sheri wowe ihangana umuntu abanza akemuri ikibazo afitanye n'igifu pe njyewe ese ushaka no kumenera isahani ntuhaye ibiryo irya ugende ntabwo maze ntabwo hazi sana ni iwanyu macu ntabwo hazi
imiceri uri kugura ntabwo iva mu mafaranga yanjye wanze yawe warayangurije warakoze abakozi menshi igihe mushaka kujya murya abakozi ko wari ushonje bwo madamu wamutekeye ibindi ariko se ubwo uracyari uwanjye ko mbona n'ubundi mwacomekeranye amaguru reka ibindi twiririra iyo nzara uba ufite nshira amafaranga yanjye amafaranga yawe se ndayakwishyura nturiye nshira amafaranga yanjye ni ibiryo byanjye ibiryo ni ibiryo bya imbaraga nakoze ndakuza kukureba njya simbwiriwe ndakwitangira njye ndi Yesu numva ushaka amafaranga ni ibiryo byanjye umubwire rero mwana umbwira iki icyo nshaka ari ugusohoka nkakubona ureba nsohoka hano ni wawe uraje ntabwo bishoboka umva ntabwo bishoboka urasohoka ntusohoka urasohoka none ushatse no kurwana ibiryo ntubiriye sinkuretse usuri reka mubwire uhaye umunsi urasohoka urasohoka ntusohoka ejo njye nzagaruka amafaranga ibi biryo uriye amafaranga yanjye nzagaruka yawe genda umugore rero ndabona bitazoroha abagabo n'imbaraga kaza abagabo mpani ugatuza ugatemarara mugasangira ibiryo nahashye ariko ibiryo uri kuvuga wahashye ni ibi ibira waryaga ni amabuye kumwe aboneke irobo y'umuceri gusa iwacu niyo naryo wasubiye iwanyu se ahubwo bikanyorohera maze reka nkubwire none ukuntu bimeze nutampahira biragukora nuko bimeze kandi n'ubwo buryo bwawe uri kunda ahubwo wabibona iwanyu murira muri ibi bisororo ndakuyamye uhahe n'ibindi byinshi ahubwo sike urahaza ubundi se kuhaze Karabaye. iyo uhaze se nukumera ndakubwiye ngo uhahe n'ibindi byinshi ahubwo umaze guhaga nyine urariye ahubwo ndabona wamaze kubibwa wamaze kubibwa ntabwo ukize no gukora kandi wa mugore we ntabwo nzi gukora iki uretse urahaze n'ubundi se ko umaze kurya ugahaga nanjye ntabwo amasahani urahaza ujugunya aha biriya bigabo ubundi se nabwirwa n'iki ko nta n'ahandi mujya muhurira ko mbonye musange urajugunya ibi bisorori iwanyu mwe mugira ibisorori nk'ibi komedi kora like share subscribe kuri Yego TV Rwanda.